kurumva ukuntu isi iri mu kugenda ducurika murumva aho tugeze. Hari ikintu uzabibazwa se niki cyabaye? Ese abantu niba batagitinya Imana, niba batagitinya n'abantu ntibatinya n'Imana? Nta bupfura bukiba mu bantu, nta kwihangana bukiba mu bantu. Ni ukuvuga ngo Satani yahagurukiye ingo, yahagurukiye abana bacu. Babyeyi mugende musenge mutisengesha. Hello my people, inshuti zanjye, abakunzi ba Tesi na Nana, ndabashuhuje cyane. Imana ikomeze ibarebe neza, ibarebe icyoroshye. Uyu munsi rero ndashimira abantu bakomeje kudushyigikira, badukorera comment, subscribe, like, share. Umva Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Muri iyi minsi ko ndakora njyenyine, mugenzi wanjye ntawe uhari, hari ibyo ahugiyemo, ariko ngira ngo muri kumererwa neza. Ngira ngo ibiganiro ndi kubagezaho biri kugenda bibubaka cyane, ko muzamunyandikira muri comment n'ubundi mukomeze mudushyigikire. Inama zanyu nizo dukeneye. Hano muze mutwungura inama, muvuga ati hano hantu mubigenze gutya, hano byakagombye kugenda gutya. Munagire n'abantu inama, niko kwiza. Buriya nta muntu wigira wenyine, agirwa n'abandi. Imana ikomeze barinde rero. Uyu munsi Mana yanjye none navuze si uyu munsi ndaganira kuki, kuko twebwe murabizi ko dukunda kuvuga ku bintu by'ingo, tuvuga amakimbirane yo mu rugo, ibyo tugenda tuganira kuri no content yacu. Uyu munsi rero muri no minsi nibasiye aba diaspora muri no minsi nibasiye aba diaspora. Umva mureke kunyumva nabi, nibunuke, nimumbwire nabi, sibyo? Ariko ni nkaho namwe amanota yanyu ari mu kugenda ba maki agenda agabanyuka. Rero mumbabarire pe, aba diaspora bari hano bambabarire rwose. Ni nkaho nabibasiye muri no minsi, ariko mumbabarire niko kuri guhari, kuko ntago duhimba inkuru, tuvuga ibihari, tukavuga n'ibyo abantu batubwiye kandi by'ukuri atari amagambo. Yeme uyu munsi naje kubwira urubyiruko ruri gushaka, urubyiruko rushaka kubaka ingo, rushaka kubaka ingo. None bagabanya volumera. Urubyiruko rushaka kubaka ingo, sibyo? Uyu munsi nibo naje kuganira nabo. Abantu bashaka kubaka ingo, agatekereza akicara akavuga ati ngiye kubaka urugo, ariko ntabikorere plan. Akabyuka gusa akavuga ati ngewe ngomba gushaka. Ntatekereze, ntasenge, ntugende gusenga Imana, wereke Imana urugo rwawe ugiye gushaka, ugisha Imana inama, ubaze Imana ati Imana kuko ubaze kari ni nacyo gihe kugira ngo Imana izaguhuze n'uwo yakugeneye. Erega abantu benshi babana nta nubwo ariko Imana si Imana barabageneye. Arege ushobora guhubuka gusa, ukazuka gusa mu gitondo ukamubuka, Imana ikakureka nayo, kubera ko nawe tubushaka kumva inama, sibyo? Tubabanje kugisha Imana inama. Muri no minsi nakomeje kumva ubuhamya bw'abantu bagenda bashaka. Hari umutipe umwe wambwiye, inshuti yanjye, ambwira ikibazo yagize. Ambwira urabona ibintu byateye byo gushaka abantu bo hanze, sibyo? Kubera nyine irari, ukunda ibintu cyane murabizi ko abantu barimo gushaka abantu bo hanze b'aba diaspora, taza yita ku bwiza, taza yita ku myaka, abenshi taza yita ku myitwarire. Ndetse niyo umubwiye ngo uriya muntu yitwaye nabi, muzabamo babanzi. Nabo babana mu muhanda niyo bamubwira ati uriya mukobwa yitwara nabi, aratega, agira gute, ntubyumva, ntushaka no kubyumva. Wowe icyo ushaka gusa ni diaspora, urumva? Nta no gushaka kubaka urugo, by the way, kuko ntago ari ukubaka urugo, urashaka igihugu. Kandi ntimukazamo narenganye n'abakibagejeje, kuko nico waba waraje ushaka. Urashaka igihugu, ubone visa gusa bakugezeyo. Niba kugezeyo rero hama hamwe utuze ko nico wagiye ushaka, sibyo? Ahubwo ikibazo nabagira ibyago bigapfa batarabagezayo. Wagira ngo ni muri Kanani ku Mana yanjye, ako bantu bakuze ibintu yemwe. Imana idutabare n'ukuri. Ubu ni ubukene butumereye nabi, kuko umuntu udafite ubwo bukene tiwotekeza ico kintu, tiwovuga ngo urashaka umugore muzabana iteka,
ngo gusa ngo nuko kugeza hanze. Uzi neza witeze ko ushobora no kubyara, ntiwoshaka umugabo akakubwira ngo uriya muhungu ni umusinzi, uriya muhungu anywa ibiyobyabwenge, na hano yarananiranye n'umuntu uri aho udafata ikiki, ariko ukamubireza amaso ngo ngo hari ikibazo bazapfe kungeza hanze. Iyo ni inzara ufite, kuko umuntu udafite iyo nzara adafite ubwo bukene tuyotekereza icyo kintu. Icya kabiri, ntabwo inzara yonyine ibikora, hariho n'ikintu cyo kuvuga ngo ukeneye kubaka, kuko umuntu ukeneye kubaka tuzi ugendera ku ifaranga, tuzi ugendera kuri ibyo, ahubwo uzi ureba igifite akamaro. Ariko uzi ko hari n'abambwiye hano, hari umwana w'abakobwa twaganiriye hano barambwira ati twebwe njewe niyo ufite amafaranga sino gushaka. Kubera iki? Ngoma nanjye kuja hanze uko abandi niho bari kuja. Urumva? Ugasanga mu by'ukuri ntashishikajwe n'umugabo, ashishikajwe n'igihugu. Rero hari umuvandimwe wambwiye aranyandikira, arambwira ikibazo yagize iwe, none ikibazo tiyanagiye nico kibazoga, yaragiye ashaka umugore, naho umugore yashatse yari yarashatse n'abandi. Ni ukuvuga ngo umukobwa wo hanze yaraje akundana n'umuhungu hano i Kigali, bakora n'ubukwe, yewe araza bakora umurenge, bakora ubukwe buraba pe. Umukobwa kujya bari mukuza bakikoza hano ukwezi kumwe asubirayo, barabana n'uwo mugabo wa mbere, bamarana imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 ishize babana, wa mugore abwira wa muhungu hano ati reka reka bizo gati bizovamo tukiri type yaje, type yabaye type type yabaye type ati tukiri type yaje ntibihura ntibijanye rwose, ndi mu kwireba kabona narahubutse cyane. Kandi ukoga umugabo garacari, urumva wa mugabo niyo yanamukunze kubera ifaranga no kuvuga ngo abone visa, yavizaga nayo ntayibonye. Wa mugore ati divorce, tuje muri processes ya divorce. Umugabo bayagihenda reka da ntafite afatira. Urumva naje kumushaka barambwira ati yewe iriya ni inyama baba ireke tuzomushobora, nino yarananiranye. Umuhungu atoyaye ni kwa kundi abantu basebanya ati bashaka ko mutwara ibiki n'ibiki bla bla bla, arananiranye aranze, aramushatse nyuma y'imyaka 2. Umukobwa ati divorce. Igihe bakiri muri processes ya divorce, wa mukobwa yamatangira guteretaga undi wo hano muri Afrika. Nawe urabizi ko abakobwa bo hanze nibo barateretaga, nibo bitereteraga, nibo biteretera ibo gati barinda ngo abahungu babaterete, kubera ngo bafite ifaranga. Muraza kutubwira abahungu ngo abakobwa n'abasigaye babaterete, kandi akamashaka ngo ugendere mu mategeko ye. Umukobwa yamatangira gutereta undi wino, barakururukanye muri telefone. Nyuma ya divorce ya mbere ntiratanga, iyi divorce iracari muri processes. Kabiri kange wa mukobwa yamatega indege araza, akigera hano i Kigali abonanye na wa mujama, babonaga hano tibovuga ngo barakora ubukwe atarakora divorce, kandi abona ngo ntabomboka batarakora divorce n'urye wa mbere. Yamagira wa muhungu ati tubomboke tuje muri Kongo. Wa muhungu wiza cyangwa diritiri numva abomboye wa mugore. Ukurumva uwo n'umugabo wa kabiri aramubomboye mubombore muri Kongo. Biraga muri Kongo nta mategeko gahari ngo bikini cyane wa hano Rwanda gaho tiwovuga ngo uracari muri divorce ntatandukana n'umuntu ngo isongeye kandi urishingiye ni imanza. Abarabombotse wa muhungu abwiye famille yabo ko yashatse. Mukuri wa muhungu wa kabiri wabomboye wa mugore yamubomboye abizi neza ko ari muri divorce. Ariko hari ikintu nibaza abahungu bana yanjye, we abakobwa rero bakundaga ibintu imbere nico gisigaye gicanga abantu. None abahungu ese ibyo rari namwe mwagize zabagendekeye gute? Niko ba papa zagenze gute? Umuntu w'umusore ushatse umugore barakubwiye mweraniranye n'umugabo wa mbere, baracari muri divorce, ntunihanganye ngo gatanye iboneke kubera ryara ari gusa, ntunatekereza nta kintu cy'utekereza. Kera ngo urabomboye, kera uhamagaye famille ngaho rererere induru zavuze kera ngo wabomboye barabanye. Tibaretse kubanaga kuko yari yamaze kubona kera gaza bara amadolari, kera ari hano mu mufuka, ari kubona ukuntu agiye kubaho neza. Birarangiye
babanye na wa mugore amezi aye 3 bakimara kubana wa mugore asubiyeyo yamasubira yatwite ariko wa mugabo wa mbere iwe ntigeze amutera inda uyu wa kabiri rero ni wamuteye inda asubira yatwite akimera kugera hanze ayandaga wa mukobwa yifite abadayimoni utamenya afite dayimoni niba ari dayimoni ubuhehezi niba ari dayimoni sinzi uwo dayimoni uko no muvuga simuzi afite dayimoni umuteye ubwoba ntashobora gutuza ntashobora kuguma hamwe ntibikunda niba afite dayimoni w'uruzerero niko adepari kizivuga afite dayimoni w'uruzerero okomeza kumuzerereza gusa ahora muri kazengerera wa mugabo wa kabiri nawe amutenda akigera hanze yamakuramo yanda yeme ese ugutanga abakuyemo yanda yamabwiraga wa mugabo wa kabiri ati uko ntibona ati n'uwa mbere nawe ntaco wamurushije niko gabishatse kuvuga yamubwira ati mva nakureza amezi 3 tumaranye inshuti yanjye turi type yaje tibiri guhura rwose tizahura ungati se niki kibaye aba yakikikoza kuwabo sheri shushu wambabari bikamugora ati reka ibyo ntibizavamo tibikunda wa mugore baramukatiye iwega none ntibari baranasezeranyega akuyemo yandaye wa mugabo aranamukatiye biranze uko turi kuvugana wa muhungu nawe afite ubukwe komumva iri kutugana iri kutuganisha kurumva ukuntu isi iri mu bwende ducurika murumva aho tugeze hari ikintu z'ibitwa se niki cyabaye ese abantu niba batagitinya Imana niba batagitinya n'abantu ntibatinya n'Imana nta bupfura bukiba mu bantu nta kwihangana bukiba mu bantu ni ukuvuga ngo Satani yahagurukiye ingo yahagurukiye abana bacu babyeyi mugende musenge mutisengesha nugusenga utisengesha apana bindi oya nugusenga nugutoza abana bawe inzira y'agakiza bakiri impinja ukazubicaza umwana yagera mu myaka 10 ukazatangira kumubwira izingo ukamwigisha n'amasengesho ukamwereka inzira y'agakiza biteye ubwo umuntu afite ubukwe murumva ibintu bigeze tugeze habi imiryango yaracanganyikiwe urumve n'uwo mukobwa nawe ni kazari kuri aho ni umuntu ushobotse ukaje azongera kandi abesha undi muhungu hano wifitiye inzara nawe yongere kandi agende gutyo ubona tangara n'ukuri kose je natangaye ejo hampamagaye ubundi urumva nawe diaspora kandi muri Amerika ahubwo abahungu murajya muri benki narababwiye ngo babakoreye inama muraseka igitsina gabo babakoreye inama abagore babakoreye inama abantu bajya bari menge kabisa urumva mwana yampamagaye ejo bunambwira ukuntu iwe noneho nawe yarashatse umugore araza bakora ubukwe urumva bakora ubukwe umugore asubira hanze wa mugore asubiye hanze naho ngo umunsi bakoze ubukwe ngo uwo mugore yari afite ex we muri muhungu bakundanaga tibashakana wumva dayimoni tibashakana naho undi bakundanaga ararenga aramureka aza gushaka undi hano muri Afurika bakoze ubukwe burabaye asubiyeyo anatwite ashikara nabyaye kurumva akigera hanze yamagenda amabana na wa mu ex wiwe yeme se niye Satani yateye yahagurukiye abantu ibaza n'umuntu w'umusore azi ko washatswe mwarakundanaga uramukatiye sibyo urashatswe ahandi yarangiza n'ubundi akamuza akamukurikira ari umuhungu ari umukobwa bose ni ireneri urumva umukobwa asize umugabo hano agiye hanze ashika abanye n'undi mugabo na wa mu ex wiwe babana mu nzu umugore n'umugabo wanyamuhungu nawe kuri hano ngo afite umugore ngo yaravyaye iyo hanze amakuru ntayazi urumva arakoze agize Imana abonye visa aragiye wumve ayisi yageze ukuntu abantu icaha bakimaze imbaraga
batakigira ubwoba, batagitinya icaha, abantu batagitinya Imana. Mana yanjye sigaye ntekereza ngo iyi si turi kuganamo ni iya hehe, iri kutujana hehe? Urumva, nta gutinya Imana, nta gutinya abantu, nta bupfura bukiba mu bantu, nta gutinya ababyeyi, nta reka rwose. Amenya ko umugabo yaje, sheri ajya no kumutega. Urumva, abana na wa mugabo. Urumva, umwana w'umuhungu araza asanga umugore abana n'undi mugabo. Bene wabo apana by'abazungu ya bene wabo baturutse hamwe, asanga barabana nk'umugore n'umugabo. Kandi iyo ugeze hariya ubazamaho gukanga, wibesha uvuge. Babahungu baba barihaje rero ngo murashaka ngo izuba yirukama wizamura, ngo umugore ngo yagusuzuguye. Aho reka none nibo baragushatse, reka gusuzugura gute? Urumva, umugore akagukorera ikintu cyose, reka we si Imana, karakwishurira inzu hano, ukanasaraga ngo bakugurire imodoka, akugurira imodoka, arakohereza ifaranga za buri kwezi, inzuzi yo ziba zavuye, we gusa no kubona $500 buri kwezi, ngo ko barakohereza nk'umwana w'uruhinja, ko barakohereza nawe ukagenda wirirwa uryosha ngo mufite umugore ngo ukwitaho. Ibyo ngizo uzashika ubyishure, warangiza ngo atagusuzugura. None se rega niyo mugabo wa muhungu akigerayo yaratunguwe, kandi akibana ntabwo umukobwa yigeze amubwira nabi mama, yigeze amutuka, yigeze reka. Ariko akigerayo, aha umukungu ageragara bugatavuga ati tuza aho za zindi waryaga wari uzi ko ziva hehe, ziva wiri gusohoka, warangiza ukamuja mu gisirimba gusa, ukaza gusa mu kanya ati sheri ifaranga zikava. Naka kazi tuba turimo. Urumva, umwana w'umuhungu yaguye igihumura, kandi afite n'umwana, abana babiri, arumirwa, agwa igihumura arahwera. Urumva, ageze aravuga ati reka nihangane nkore nk'amezi angahe ndebe basi ko nava mu maboko y'uyu mugore, kugira ngo atazabaharwa ngo bazama basara akaba yagufungisha cyangwa akaba atayatuma bagusubizayo. Izo gasimbizi n'abadiaspora barazaga bitubwire. Arangije umwana w'umuhungu rero arakora, abona amafaranga amezi 6. Aravuga ngo reka arebe ukuntu acikura mugore asohoke. Sinzi ukuntu ngo yageze mu nzu nyine, ariyo gahunda afite yo kugenda. Wa mugore sinzi ukuntu umugore yambitse, umugabo yarambitse igikapu hasi, abona umugabo afite amafaranga menshi yaretiye. Ataramenya n'icabaye, yahise amuhamagarira polisi. Yamamubeshera ko amufata nabi, amuhohotera, ashaka kumwica, amugereka amakesi ataho ku buryo niyo bari kumufata bakamufunga ntiyari kuzavamo. Umwana w'umuhungu ntiyatorotse akagenda aho bagira. N'ubu ngubu yararigise ntibazi niyari. N'ubu polisi iracari kumushakisha, kandi aziriki azira ubusa. Urumva, bipfira hehe? Mu isoko. Hajya bakubwira ugitangira gushaka akabwa yewe itonde oye ngo yaye urashaka visa. Urumva rero bakobwa basore, mugende mumenye ubwenge kandi musenga Imana. Visa ntiyubaka urugo, ngira ngo muri kugenda mwumva ingero, abazibonye nta mahoro bagize, n'ubundi bari biruka ku misozi baratandukanye, abandi barabafungishije, sibyo? Amafaranga se yubaka urugo ni meza cyane, ariko ameza iyo ari mu rugo rurimo n'amahoro nihagira akamaro. Ariko amafaranga atari mu rugo rurimo rudafite amahoro ntacamara, sibyo? Uzi ukunda umuntu umukundiye kwari, utamukundiye icyarico. Uzaje uvuga ngo ugiye kubaka wabanje kubitekereza, apana kuzuka mu gitondo gusa ngo James ngo yashatse mu diaspora ngo naje ngomba kumushaka, ngo nitaye mu kubyo bari kuvuga. Hanze ni mwisi nk'ahandi, aba diaspora baza batubwire uzurira, uzufungwa, uzawicwa n'inzara, sibyo? Ibyo byose birahaba hanze nk'uko ubuzima bwa hano naho bubaho, ndetse bo nibo babaho nabi kurusha abino, sibyo? Rero abantu bagende bamenye ubwenge, abantu bagende basenge, abajene bazumenye icyo ushaka. Niba koko ushaka visa uzayibona, ariko nawe nta mahoro uzagira.
simvuze ngo bose ntibyabahiriye, oya, hari abo byahiriye ariko hari nabo bitahiriye benshi, abenshi nabo bitanahira, ariko abo bidahira nabo baba babyiteye, sibyo? Upfa kubyuka gusuka amavuga gusa irari ryabaye ntugikora. Abasore ntibagikura amaboko mu mufuka ngo ushakishe ubuzima bwawe. Niba wanagira n'uwo mugore hanze nakohereza nayo 500 ngo yabyaze umusaruro, uvuga ati umugore yigoma akampa 500 reka shake nanje cyo nkora, oya, ukama wirirwa ugenda gusanga guhera kuwa mbere n'ibitaramugeza ku cyumweru no gusohoka no kuja mu tubari twose uraduhindanya Kigali n'abakobwa nuko nugufata plant igezweho n'indi kanaka ngafite mu diaspora nukwambara isakoshi ya sose ni wewe kandi nta n'igiceri winjiza. Urumva uwo munyenga ntabwo uzawuhoramo sheri, ntabwo uzawuhoramo, hari igihe bizashira rero bigutikane, sibyo? Kuramo urubyiruko rukuramo ku mufuka, wishakira ubuzima bwawe, wirinda agasuzuguro. Uwo muntu muhura ni Amina, ariko muhure nawe ufite icyo ugomba gukora, apana kuvuga gusa ngo wamuwicara ngo bagukorere byose uri kwa mushaka gusa ngo utora gutunanye, gufata ikintu utunanye gusa ngo wamubona kikugezeho, ngo iPhone 20 yasohotse ngo niwe igomba kugeraho. Ibyo ngibyo uzabyishora. Rero urubyiruko rwacu rwirinde cyane kandi runasenge. Ubugi ikintu cya mbere nanababwira no gusenga Imana, nta kindi. No gusenga Imana, ukizera Imana, warangiza ugahaguruka ugakura amaboko mu mufuka ugakora pana kwangura tu uri kimuga se, uricaye gusa kurarya gusa ngo buri kwezi bazazakoze faranga, uri kimuga. Haguruka nawe ukore, wereke umuntu ko hari icyo ushoboye, byibura umwaka ayo mafaranga uvuga ati ndashaka gukora ikintu runaka, ariko pana ngo buri kwezi ngo bakomeze ejo niyumva icyabaye ngo utangire ngo wisaze ngo wageze muri Amerika ngo wasanze umugore ari kirara, none wowe washatse viza niyo wabonye. Rero abantu bagende basenga Imana cyane kandi bagende bazabanze mbere ko bashaka babitekerezeho, apana guhubuka. Ubanze utekereze wumve kugiye gushaka, umenye icyo ukeneye, umenye igikwiriye, ugishe n'inama abantu bakuru. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibarinde. Bye.